ubuhe buryo hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki sibyo ibyo none se nabwiwe umugore wabimbwiye rindira nkubaze warabimbwiye ntiwabimbwiye tuvuge ko twabiganiriye reka ngiye nkubaze oya we warabimbwiye we warabimbwiye cyangwa ntabwo wabimbwiye reka kugira dukemura ibibazo narabikubwiye noneho reka nkubaze oya wivuga ngo dukemura ibibazo narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira ni ikibazo gikomeye kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira ngiye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo simbikwemereye ko nabikubwiye ntabwo washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose sibyo none nimba umugore Brianne adahindukira mureke gukoresha ikinyarwanda uretse gato none uretse gato wivuga ngo niba musasi inzobe kuko byaba ari ikintu inzobe sheri sobana naga muri gato niba kugeza amasaha ibikorerwa mu buriri tukamenya ko muyanga yamwimye igituba kitari ikibazo ni keza ntago bashaka yuko Muyango na Yves bakora iki babana abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka Muyanga muhamagara amubwira ati kubera iki uburi kugenda umvuga ibintu bitari byo yego pe kubera ko abantu bambara ndara mu kabari babona yuko ari ngewe mubi ariko nawe ntago uri umwana mwiza ko umvuga ibintu bitari byo amubwira no kuri Keza n'iki ndabyuka twari twicecege turi kuvugana na mushiki wa Kimenyi nari nicaye aho ngaho telefone ndaguspika uri kumva Kimenyi aravuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose ati nge Keza naramubrotse ahantu hose kuko aguma anzanira ibintu byinshi avuga ibintu byinshi ndira ibintu byinshi bacanganyikirwa rero naramubrotse ahantu hose uri kumva ngewe Keza turi kuvugana Keza arambwira ati Bria nyine yigenda na Muyango sishyashya na Yves kandi nawe sishyashya ariko ngewe iyo nganira na Yves ndi kumusaba ni Yves wasubiye mu rugo wenda ibyo bibazo byose mufitanye mukabikemurira mu rugo uri kumva Yves akazanyira akakubwira ibya Muyango akakubwira Muyanga akamumanuka akakubwira ibyo mu rugo hagati ndabyibuka tukiri kuvugana ko ngiye na Keza twavuganye hafi isaha hafi n'igice ndakubwira ni ariko koko Keza niba koko Yves ari inshuti yawe umuntu w'umugabo warongoye agashingirwa akakora kwidrapa agakora mariage akajya mu rugo nimba yakifata akaza akakuganiriza ibintu byo hagati mu nzu gutya mu buriri ahantu abantu barara ari babiri akaza kabikubwira uko kuntu yabikubwiye yanabiganiriza nundi yanabibwira nundi kandi umuntu w'umugabo nawe Keza nta muntu numwe ntazibana zidakomanya amahembe abantu barashwana umuntu n'umugabo murarana mu nzu mugira ibyo mupfa mukabipfa ariko reka mbwiza ukuri hari ikintu bita ibanga hari ukugirira umuntu ibanga bitewe nuko wenda mamufitanye n'ubundi buzima mwahuriyemo sibyo rero niba Yves aza akabwira ibintu Keza yakongera gukubitana na Muyango ahubwo ibyo bavuganye we agakubita akavuga ko Keza nawe hari ibindi yamubwiye uwo ni umuntu w'umugabo w'umwizerwa ni umugabo abantu bose umugore wari bugemere ko yamubwije ukuri na Keza aramwemera ko yamubwije ukuri nka best friend wiwe uri kumva ahubwo wenda nuko ahubwo Yves we yaza akavuga ati ikibazo nanga Brianne ngo yagize gute ariko Brianne nararushye Brianne nkubaza mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze urumva ko ari rumaze zenguruka mu Kigali rumaze zuko ngo wabigize muri nizo nagarizo Keza abivuze oya ngiyewe nta oya reka nkubwire ka Muyango ngiyewe dukorana mu cyumweru dukoranamo kabiri dukorana kuwa kane dukorana no kuwa gatandatu ngewe Muyango nshaka ko kwibariza sibyo uretse nyine mbanze nsubize kati nawe urambaza kuko ngewe iyo record reka nze nyishaka ndabizi neza yuko ntari buyibure ndayizana nyi playing nganga nubwo ifite umwanya munini ariko ntari ibyo twavugiyemo ibyo ikibazo ngiye nababwiye ngo Yves uza akakubwira we nka best friend kandi reka uretse narasubiza de kati reka nkubwize ukuri ke ufite umugabo mwabanye mwasezeranye mu nzu sibyo ukabona wenda n'ishuti ya runaka baraganira uwo mugabo icyo utamenya aha buriya abantu bakundana cyangwa se abantu babanye aho biyungira no mu buriri bahiyungira bakongera bakakugira injajwa ni urugero ndi kugwa kandi ibyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi sibyo bakongera bakagira umuntu injajwa nanone umuntu akongera akazenguruka akongera akaza mukavuga iyo umuntu agiye akavuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose nta kintu muvugana nawe nukubera yuko babona ko wateje wenda icyo kibazo habaye icyo kibazo cy'uko ari kuriya ngewe urabizi ndagukunda kandi nanjye urankunda ndabizi ariyo mpamvu nshaka yuko usobanura abanyarwanda babyumve neza ibi bintu tutabiciye ku ruhande
izi rumors nubwo uvuze mwene ngo yabinyumviyeho ndabizi ko n'abantu muri comment benshi bajya babyandika n'ibiki byose before even we talk about this. Buriya this is the time to clear your name. Mbere yuko n'umukobwa wenda sinzi ibyo ashaka kukubaza, sinzi wenda niyumva nta kibajije nta kikubaza abazi ibindi. Wambabariye nkamubaza ijambo rimwe de. Okay, ngamubaza nta kibazo. Buriya twaraganiriye ibyo. Umeze nk'abayitsikamiye. Twese twari tugamije cyari ukugira ngo abantu biyunge rwose pe rwose. Ibyo kandi ibyo nakuvugishije ntago nigeze mbikora ari ugusinicinga naganiriza Ive kuko wibuke waravuze ati nsabira Ive nge nituvugana basi buryo twavugana tugakemura ibibazo sibyo. Naragenganiza Ive ambwira ko ibyo yambwiye narabigusubije. Rero ubwo wowe ibintu uri kuvuga sibyo muri aka kanya buri wese hano Brianne sibyo tuvugishije kuri buri wese hano agomba guklininga izina rye kandi mu buryo bwiza nta muntu abeshyeye nta muntu agonze nta muntu agize ati uko rero wavuze ngo ibintu ngo nabyumvanye ngo mbyumvanye none ngo Dekati nibiki uri kunyumva neza. Ntago mvuze ngo mbyumvanye Dekati mvuze wowe ngewe ngo mbyumvanye Dekati ngo ibyo ngavuze uranyumva. Nge nta kibazo mba mfite ibintu byinshi cyane bo hano kumanisha. Ngewe ndagiye nkubwire ko ntuzi nanjye ho nakuye ibyo bintu ntuzi iki sibyo. Nagira ngo wenda wabikuye kuri Ive kuko ari we best wawe wenda we abikuye byaba. Sindi bukubwira ngo nabikuye kuri uyu nguyu sibyo. Sindi kubwira nabikuye kuri uyu nguyu Bria sibyo. Ariko ntaguzi ikintu cyabaye hagati ya hariya ngiye nawe tuganira cyatumye udahura nande na Kimenyi ngo twunge Kimenyi Muyango na Kimenyi. Uranyumva neza gusa icyo nagiye nkubwire cyo ibyo ngibyo muri gushaka nge okay nago uri gushaka kunzanamo yenda abantu datuvuge kari abantu sibyo bari gushaka kunzanamo nanjye ndi kukubwiza ukuri ko nanjye tubyitenga ibihuha kuko ngewe ntago ibyo bintu biba mari sibyo bivugwa yuko wowe uri mu ruhare rurimo kuba batandukana. Uri kunyumva kuba rero uri kumbwira ngo cyage ntago twabiganiriye. Hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki sibyo. None se umugore rindira nkubaze warabimbwiye ni wabimbwiye tuvuge ko twabiganiriye reka ngiye nkubaze oya we warabimbwiye we warabimbwiye cyangwa ntago wabimbwiye. Reka kujya dukemura ibibazo narabikubwiye none reka nkubaze oya wivuga ngo dukemura ibibazo kweza narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira ni ikibazo gikomeye. Kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira ngiye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo simbikwemereye ko nabikubwiye. Ntago washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose sibyo. None nimba umugore Brianne adendukira mureke gukoresha ikinyarwanda uretse gato none uretse gato wivuga ngo niba musasi inzobe kuko byaba ari ikintu inzobe bisobanura naga muri gato niba kugeza amasazenya ibikorerwa mu buriri tukamenya ko muyango yamwimye igituba amezi okay nimba nta kintu amumarira mu buriri sibyo Brianne icyo kintu ni ikibazo cyangwa si ikibazo. Ni ikibazo gikomeye ndetse naranabikubwiye ngo ni ikibazo cyane ndetse Keza wabwiwe n'iki ko muyango wimbaza ibyo nabwiwe n'iki nimba ibyo none se Keza niba baramubwiye yagombaga kureka ibyo Brianne avuga n'ibyo ashaka ko yarabyumvishije mu magambo narabyumvishije wimbaza rero ngo ibi ni narabyumvishe kandi uwumva ibyo bintu atari byo wazamburanye nta kibazo yego uranyumva rero Brianne ngiye nkuko nawe twashaka gukemura ikibazo cy'inshuti zacu. None se Keza udashaka kwigira indyarya Keza udashaka kwigira indyarya uwo mugabo udashaka connecting impamvu cyamo Brianne muri bibi Keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati Haleluya. Mfite abagore benshi bambwira ngo babaye baranye ntabwo nigeze nkubwira ari Kimenyi wabimbwiye uranyumva ntabwo nigeze nkubwira ko ari Kimenyi wabimbwiye mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde ubwo nyine hari uhari oya Keza wica ku ruhande wica ku mpande mani zasizobe
none se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo dore umva nkubwire Brianne. keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu rero wijya guca ku ruhande ngo nago none se nyine ntitwabunze ntibyashobotse banza nyine wumve banza nyine wumve wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo nuyi kuko wambwiye umbwira straight urambwira ati tinya Bria utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukirire none kuri kujya ngo bica ku ruhande kandi ariko byagenze kandi ko nta n'umutima munini warabibwiye ibyo ngibyo atari n'ibintu bya danje nta bintu bya danje none rero reka nkubaze Bria sibyo ndakumva reka nkubaze ni aho ngaho nimba atamuhindukirira bakaba bavuga ko nawe muryana ese impamvu yaba atamuhindukirira ni ukubera muryana ibyo ngibyo njye tubivugana jewe ibyo ngibyo njyewe tuvugana ntabwo iyo kese nari nyirimo kandi ndakikubajije nsubize Oh my god, my weekend is ruined. oya yakatsi wacecetse washyano Bria, urazi ko ngukundi. oya mbabarira uri kumva aho icyo gihe wa mugani Kimenyi niwe wenyine waza akavuga ati impamvu nabonye yuko Muyanga atahindukiraga no kubera DJ Brianne Kimenyi wenyine wabikubwiye avuga gutya imihanda se nimba atamuhindukirira amakuru y'imihanda akavuga yuko wowe muryana muri mu mpamvu batandukanye ngewe ndabivuga n'akabaro gatoya murabizi mwese nyine we ikiza nuko Kimenyi ari we wabashije umwana yamaye ku plastic itajya uretse mubwire keza amahirwe ahari nuko keza nuko Kimenyi ari we wabumbuye umunwa wakabikwibwirira rero akakanwa rero kavuyemo ibyo plastic navamo yuko kavuga ibya Brianne kuko ngewe aho ndahangaha ndi kubasobanurira ngewe uretse kuba Muyango dukora kandi ntabwo ari we mukobwa wenyine dukora nabazi ndatukora nazinda turakorana ariko Brianne ndabasaba ijambo reka tubyihorere uretse gato keza oya wibyihorera kubera icyo byihorera mwavuze umwanya muremure mwavuze ndasaba ijambo mwese mu muting kubera icyo byihorera ndasaba ijambo mwese mu muting ukatwumva icyo mwese umva ni musubize uragira ngo nakubwiye ngo oya keza uretse gatoya ni mu mpera z'iminota 5 nshaka iyo record Imana imbabarire mbere ya record muretse aha okay zana record mbere y'iminota 5 rero mureke duca amazimwe are you there mutapinge tugere ku 500 pite zana Muyango byo nibiki murimo mutapinge iyo goro muyire muyikunde tapote la famille mutapinge screen izo nyamarasanya kugira ngo batamvaniraho live kuko no TikTok bari compliqué bya hatari mutapinge screen hanyuma noneho ikindi ndabasaba ufite ubasha gukora kuri gora ikoreho n'aba bantu bari hano abantu hano kuri pano mushyiremo indabo mugende mutangira indabo hari uzagize 450 na bingahe mu Rwanda man uravuze like 450 na mani na miliyoni barazigeza ibi ni okay ubwo dufite byinshi byo ama miliyoni barayageza twagiye abantu mutapinge screen abantu god damn it guys musharinge live mbere yuko zana Muyango musharinge live kuko turashaka kujya hano turubaka c'est la famille comme none se burya umva nkubaze tapote wi umva se nkubaze ndakumva burya abantu basenye urugo bakaza kubishinja abandi uretse ibintu birakomeye ndimo kumva allegedly nibyo bivugwa erega no turaza kuzanamo n'undi mudamu uri muri Australia kubita plastic ni ntage gigwa guys twagiye musharinge amaroses uretse gato mutapinga screen abafite amaroses muyashiremo musharinge live yashatse kuzana akabaro kadasiramuye kandi ndasaba afite yani kandi hano turi kwisaba to dekati turi kwisaba turi gukoresha amagambo ari mbere sawa nsabye imbabazi wayibonye audio urabanza kuyikina Brian oya buretse ndacyarimo ndayishaka abantu bayishaka mutapinge screen bantu banje mutapinge screen abandi abafite amaroses singomba ngo muyashire kuri Godfather muyashire hano ku bandi bantu umuntu ukunda hano hejuru shiraho roses mu dropping izo roses amaroza amagift muyatange kugira ngo pano ibe iri informe kuko iyo twicaye gutya TikTok itegeza ko ari amarobo bakama dislike niba dislike so please abantu mukanda kuri goro muyikandeho amukuru. Thank you so much. Abantu mufite icyo ufite cyose mutapinge ku bantu banyu mukande kuri iyo goro ndabona yambaye ubusa. Abandi mukande kuri subscription. Twagiye abandi mutapinge subscription n'ubusa. Twagiye. Twihuta. Iyo muze ngo mutapinga screen, ni ugufata agatoki kawe ukakoza kuri ifoto ya Godfather ugakoraho uwo gatoki kawe ntikarambike yo ntikaveho.
twagiye hanyuma musharinge screen mbibutsa ko Brian agiye kuzana audio ubundi Muyango ahita joininga. Mbibutse ko ku bantu muri ahangaha mwese muri Amerika muri Estados Unidos d'Amerique nakubwiye ngo iyo audio ndi kwishaka ndebe yuko nyifite simbizi niba nyifite cyangwa nayifite wowe hamagara Muyango ubu mubazibye mbe ndimo ndareba ko nyifite n'ubundi rimi ikubiyemo ibyo ngibyo nari ndimo ndavuga. Urakoze cyane turagutuze cyane. Ubundi ngo mwamamagariye nka Kimenyi we ndamuhamagara ibyo mubaye ko tubuze kwishira mu Dekati Kimenyi si inshuti yawe muhamagara ko muhamagara. Gazi twagiye murabona abantu muri Kimenyi nako izaba inshuti yanjye kuva yakira imboro ye ngizeho mu ntiza amatwi gato abantu musharinge live mushize akantu ko kaboro gato hanze navuga ati Kamoni my brother twavugana nino nigandagaza musharinge live babihumbi 4 hanyuma ndasaba abantu ku bantu bari muri Canada no muri Amerika kugira assurance y'ubuzima birakwiye murabikeneye ndabasaba kwegera umubyeyi umwe rukundi bamwita Terifine iyarwema n'umunyarwandakazi uyu nguyu aragufasha gwa orientation ukaguhereza icyo bita assurance de vie akaguhereza assurance nziza mu by'ukuri ku buryo unyurwa ukaryoherwa. So ndagusaba ikintu kimwe fata iyi nimero iri ahangaha kora screenshot y'iyi ngini uri muri Canada uri muri Amerika ubundi joining iyarwema Terifine uyu nguyu aragufasha kuguha orientation aragufasha kukugira inama aragufasha kuguha assurance y'ubuzima ubeho uri safe. Bikore mu bantu 4,000 bari ahangaha nizere ko niba uri muri Amerika waba uri no mu Rwanda ufite umwana wagiye ku ishuri muhuze n'uyu mubyeyi amuhereze protection y'ubuzima akugira inama y'ubuntu ntabwo akwishyuza. Keza afite abafana benshi twajya bose abantu tumaze kumuteka mitwe kimwe mu kumufana cyane man mutapinga screen tugere kuri miliyoni twagiye muri comment afite abafana benshi barimo bandika bose ngo keza timu keza cumita Kimenyi uyu n'umuko Keza n'umuteka mitwe Keza yarongora Kimenyi kandi bibagiwe bakomeje kuryoherwa bibagirwa ko undi yashatse ese ubundi Brian umucumisa na Keza akamucumita Muyango afite icyo kibazo guhamagara Muyango ngiye guhamagara Muyango bagire batapinga screen mujye kumagara tanu hanyuma ariko mbere ko mpamagara Muyango mwoka byaramwe ndabasaba ntagira umuntu umuvugiramo Keza utega amatwi wumve for the respect man ibintu birababaje uyu mwana w'umukobwa Muyango numuha arahasoringa kubona aya masaha turimo gukinira ku buzima bw'umuntu abantu bari kubaka fitire biteye agahinda. BRIANNE in the house wowe listen ariko ubu iriya firaza kuvaho Dekati this what we call love brother reba ibi umva reba nibwo nkigaruka nimba batameze ibintu bibyibushye nanjye datanigendera. Thank you my brother mugende abantu mutagiye cyangwa kubana namwe ngenda giye ibintu agomba mbishaka kubyumva genda twagiye uvuze gute nimba mutameze shagira maseka iki abasukanye n'abaheze no musukanye na mwana amagambo bro nimutamye ikintu gifite isano n'ishobora uretse gato reba hano listen to me ngiye wasetse uretse gato abasukanye n'abatamereze ndagasina tagenda niki mutabona murakarise mukomeze murakire irashaka kuza hanga abakantasi bro ndagiye ndagiza uretse kugenda uretse kugenda urebe bamwe ikintu kibyibushe mwa bicucumi mwe muretse umbe lion reka turebe hano urareba ibitangaza ese shadi nkubaze umbaze iki nkubaze wowe shembaza amakuru yawe na Kevin ndapfuye ni meza cyane turaryoshye murakoze karagaciyemo cyo nkunda mucyo najya beshe na mbeshe riki twikomeze niba urya Kevin urya nabi ibaza kana yakubyarira ese nicyo mwite mutekereza wumva ukuntu ubwonko bwanyu buba buri cyajya n'undakare ngo mbishyize hanze ubabare ukuntu ubwonko bwanyu buba buri hasi ibaze kuba tumeze neza turyoshye ariko ukahita wumva ngo nimba njyana nawe ese kuryoha ukoreshe gapote ibaze uramutse baguteye yego ko namubyarira akaza barasa urabizi yese ndizo kuri akaza bakubitiye ifani banyarwandakazi mu ndebe mu nkunde tugiye kugera tugiye ku 800 okay turi aha ngaha mu nyemerere mu meeting live ahubwo nibanzanira inane mwereke okay ariko wamugani guys mutapinge screen mushe muturabo mugere muhereza abantu bane muhabana ama gift abantu hano hejuru please ariko iriya fivuye bana ahita bamagara mu yango iriya tagira umuntu ahira bakayikunda agira umuntu yitinya mu following hano mu following umuntu bita gogo mu following umuntu bita iribagiza mu following Decat mu following Brian mu following bakabano abantu bose hano mu following please twagiye mu following abantu bari hano hejuru urumva
twagiye muriteguye reka ndabesha ihangane bireka guseka Shadi I love you too aye wajureka ko nese nseka naje Godfather oui shaka umuntu nk'umanura aha ngaha hagiye kuza umukobwa wandi washaka hagira umuntu mu mwanya umuntu wisanze inoni ngo ni Sankara nta mwanya naba zamura ngo ni Sankara umuntu n'uwanjye uwo ngo Sankara akore zamure nde Sankara yagiye agiye kuza arabikoreka mu kanya Ni- uramuzi wa undi nyine washaka kuzamura ajya kuza okay buretse raje Kese kwa hari abantu benshi bashaka imyanya n'uyu gogo Okay. isimbi rwose ushatse wamumanura uretse uravuga nde gogo isimbi gogo reka gomba mu following ahubwo ubwo n'ibifaru yatangiye ngaho uretse gato abantu mukore kuri Gogo nta mafaranga ageze amamana. kumutinga mic zanyu mu muting keza batwaye amafaranga menshi reka ati mwambe barira mu kamutinga gato oya hari umuntu ugiye kuza man hello Hello? Muyango uraho Uraho. ni Muyango misi photogenique ndimo kuvugana nawe Ego. madamu wa Kimenyi Mbaza first. amakuru yawe Meze neza. aya masaha Meze neza nawe. meze neza ndakusaba uburenganzira nkubwire ko nguhamagaye mfite abantu 4,000 kuri pano urampa uburenganzira kuvugana n'aba bantu cyangwa mba mutingure kuko uba ugomba kumpa uburenganzira mbere ko ngushyira on public Kuri TikTok, sibyo? kuri TikTok yego Nta kibazo. alright aha ngaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza Triska is it Triska cyangwa Triska okay ngira ngo uramwumva uyu muntu ageza hati Muyango akomeje kunyicisha inzara mu mujyi wa Kigali aho ngeze hose akajya kuvuga ngo arambanira n'igisigaye nitazanyirukanamo ko bwanjye Brianne yagiye warayi Brianne arahari so abantu bari aha ngaha umukobwa ati ntabwo nzi cyuwo mubyeyi ampora sinigeze njya mwirushanwa nawe sinjya mwimishije ikamba rya Miss Rwanda Muyango anziziki itangazo waribonye ubu turi kuvugana ari kukumva niki upfa n'uyu mukobwa Keza Yavuze ngo ntabwo ngaze ngo icyo dupfa. wowe ngo ntabwo azi icyo mupfa ari kukumva okay Keza urahari Keza muhuza Muyango musuhuzi Muya wiriwe ati Muyango wiriwe Uriyo neza Keza. yego Abantu bari kutwumva most of them bari innocent abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi yego so njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari igihe numva ndafite ariko ibintu bya Keza ntabwo ikintu gaho yego Keza icyo dupfa arakizi ahubwo Keza ushaka kumugira inama Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda ku isi yose aho uzagera hose ukuntu uvuga neza ukuntu usobanura ibintu byawe biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo so keep it up ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagire undi muntu bikorera kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye abashuti bawe abafana abantu bakunda ibyo dukora ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa so amagambo yanjye nayo mwigire mu kazi nawe yawe kubwira natwe turakora namwe mujye mu kazi muve kuri bino bintu cause ntago muzi source yabyo nimuzi uko byatangiye ntabwo muzi nuko bizarangira uri kumana niyo mu ijuru twese tureba ikareba Keza ikareba na Muyango let's give it time ibindi byose ni ukuri Godfather urakoze kumamagara nayo magambo yanjye n'abandi bantu mumeze nka Keza stop it ntabwo ari byiza ko wavuga muri abo twose yarakuvuze yarakwikodeye Keza nta muntu kurusha uravuga pe uravuga cyane tunagiye hariya tugatondesha imirongo urabizi uko byaba bimeze ahubwo rero ngaho rero amahoro y'Imana ndabakunda bye hasta la vista
muze tujye muri show hano muri Zaria ko Waza kugenda akanshaka kubaza. hari akantu kamwe gusa nashaka kubaza. Record ndazibonye manu shimwe manu himba. Okay, Muyango yagiye. Muyango aracyari hano. Aragaruka yamwe ngo ninongera Muhammad. No sajya he unana umuntu mubashije. Man ubu n'uburyarya man. Turamubaza arahari. Ubu n'uburyarya bwo kuvuga katawirukanka. Keza ari hano kuva saa 12. Uretse gato Muyango arahari turamubaza. Yamaze. Nese niba adafite akazi uyu munsi abafite akazi bareka kujya. Brianne mbere ko dukomeza abantu mutapinge screen. Brianne record uzifite. Brianne playing record. Genda kure umva nkubwire. We barimo baragushaka so ugiye gatoya. Ninde? Uwo Decat. Indi ushaka? Wowe ngo babikoherereje. Tugitegereje Brianne. Hano twagiye ikibazo wenda kimwe tumubaza ariko nta kibibwo yagena. Araje DJ Bria wambare ugaca amazimwe. DJ Bria wambare ugaca amazimwe ugaca amazimwe. Ntuza pe kubera ko ubu ngubu nanjye ndashaka kumeneka mbabarira zikine nanjye ngire nibarize. Oya meneka nubundi rega meneka. Turika. Mugiye kumeneka. Nabanza shire hanze ubundi nze bazawusiga namukoreye muri Yewe emba nkubwire. Banza Banza wumve. Umva nkubwire. Banza wumve. Umva nkubwire ntuza. Njyewe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibyo twari turi kuvugana nyende kugira ngo ubundi Yves komeza. Brianne arimo arahuzagurika. Mwabyumvise ko Brianne arimo guhuzagurika. Oya bari kumamagarira Michael nawe wagira. Urimo urahuzagurika. Ariko se barimo baramamagariramo. Wabamamagariramo. Wabakubye. Thank you my brother. Nesuru akubye man. Ndabizugira phone ebyiri. Baboroke. Oya nashyizemo code ari ku muntu none se umuntu ugwamagara kuri WhatsApp n'umuntu ugwamagara kuri Snap wa mubuza gute kandi uri online. Muboroke. Umva oya nago ngiye ndamuburokera mbanza wumve njyewe ikintu ndi kubwira Keza n'undi Keza iyo umuntu atamenetse nawe umenya ikibazo ahantu gituruka cyangwa se ikibazo ahantu kiva ikintu kimwe cyonyine nzi nuko ikintu kiba cyarabayeho njyewe tuganira nkuko abivuze twashakaga kugira ngo twunge Muyango na ntuza